hanyuma ndagira ngo mbahe itangazo nubwo umwanya w'amatangazo utaragera yuko isi izashira. Nyine ushingiye kuri style wambaye ntabwo wabyumva, n'imodoka nziza ugendamo n'amafaranga uhembwa, ariko ndagira ngo dushime Imana izadukura inaha mu isi. Ndagira ngo dushime Imana izagutandukanya n'akazi keza ukora inaha mu isi, mugatandukana. Ndagira ngo dushime Imana izagutandukanya na style nziza wambaye, izagutandukanya nayo, ugapfa ukabora, style ikabora, ubugingo bugataha iwabo. Abanyumvise haleluya. Ibi turabivuga abantu bakagira ngo na mateshwa, abantu nge bakabitesha agaciro. Ariko nta muntu n'umwe urupfu rurakomangira ngo arubwire subira ngo subirayo, nta n'umwe. Kandi imodoka nziza Imana yateguye izatwara umuntu imukuye mu isi ni urupfu. Hanyuma ndagira ngo mbahe itangazo nubwo umwanya w'amatangazo utaragera yuko isi izashira. Nyine ushingiye kuri style wambaye ntabwo wabyumva, n'imodoka nziza ugendamo n'amafaranga uhembwa, ariko ndagira ngo dushime Imana izadukura inaha mu isi. Ndagira ngo dushime Imana izagutandukanya n'akazi keza ukora inaha mu isi, mugatandukana. Ndagira ngo dushime Imana izagutandukanya na style nziza wambaye, izagutandukanya nayo, ugapfa ukabora, style ikabora, ubugingo bugataha iwabo. Abanyumvise haleluya. Ibi turabivuga abantu bakagira ngo na mateshwa, abantu nge bakabitesha agaciro. Ariko nta muntu n'umwe urupfu rurakomangira ngo arubwire subira ngo subirayo, nta n'umwe. Kandi imodoka nziza Imana yateguye izatwara umuntu imukuye mu isi ni urupfu. Kandi icyo mbikundira ntirugurwa amafaranga, ntiruhabwa ruswa. Imana ishimwe yuko yemeye ko bigenda gutyo. Iyo ruza ko rugurwa amafaranga abantu mutayafite mwari kwa mugize ibyago, ubwo ari kujya rukomanga kwa boss akarukubita miliyoni rukakujyana. None iyo rukomanze ntirurebe etaje, ntirureba V8, ntirureba amashuri, ntirureba ikintu na kimwe. Iyo ruje kandi aho rugusanze niho ugiramo. Iyo rugusanze muri dushe, iyo modoka uyigiramo muri dushe, ntirureba ngo amazi ari haramanuka hejuru, ntirureba ko wiyuhagira konje nashyushye, rurakujyana. Abemera ibyo haleluya. Kandi ibi mbabwiye byumvwa n'abajyayo. Iyo tubahugura ngo abantu mwitwara uko ijuru rishaka, mwumva ari ibintu by'ibiturage. Mwumva ari ibintu by'ibiturage. Iyo tubivuga muturiwa nk'abantu b'injiji, abantu batazi ibigezweho. Ariko ndagira ngo dushimire Imana izadukura inaha mu isi. Muri ibyo yavuze ngo bamwe muri abo banyamahirwe ngo bagize gute, babaciye ibihanga. Reba umuntu w'umunyamahirwe bakamuca igihanga. Mu bwenge bwa kimuntu ntibyumvikana, ariko mu bwenge bw'Imana ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi bateka mu mavuta, abandi babarundaho amabuye. Yavuze ngo babonaga irembo riri hafi, ngo kandi gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane. Bibiliya ikavuga ijambo rikomeye, Bibiliya ikavuga ijambo rikomeye, ngo barinze bapfa batarahabwa ibyasezeraniwe. Bibiliya ngo nicyo gituma Imana itagira isoni zo kwitwa Imana yayo. Bagiye V8 batayikandagiyemo, ariko Imana ni Imana yawe. Torero ndagira ngo dushime Imana izadukura inaha mu isi.
abanyumvise haleluya. Dushima Imana ko izatuvana inaha. Niryo shimwe tugiye gushima. Uyishimire ko izagutandukanya na diplome nziza ufite, na titire ikomeye ku isi ufite, na titire ikomeye ku isi ufite. Uyishimire ko izagutandukanya, uyishimire ko izagutandukanya n'igitanda cyiza urara ukaryama mu gitaka, inyo zikakurya ukabora. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ari ryo ubihimbye. Ndagira ngo muhaguruke dushime Imana mu isengesho duhagaze. Mwe kujya mushima ibintu by'inaha, mwe kujya mushimira Imana iby'inaha gusa, oya. Ntimukayishimira iby'inaha gusa, mujye murenza amaso iby'inaha murebe n'ibyo mu ijoro. Ntabwo ubutumwa bwiza buvugwa uko amarangamutima yacu abishaka, oya. Ikintu cyatumye Yesu aza ku isi, niko Yohana yavuze 10:10, yaravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kujya gute no kurimba. Yesu aravuga ngo ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone ubungana gute bwinshi. No, c'est pas, ntabwo ari amazu menshi, ni ubugingo bungana gute abonetse nta kibazo, ariko ye kuboneka amazu ye kuba menshi, amafaranga ye kuba menshi, ngo ubugingo bube bukeye. Igiteye ikibazo rero nuko Imana ibiduha ubugingo bukagabanuka. Kubw'iyo mpamvu rero nta kintu Imana itakwambura ngo ubugingo bube bwinshi. Imana iduha ubugingo mu izina rya Yesu. Bana turagushimiye, turagushimiye ko uzadukura mu isi. Iyo dushatse serivisi mu isi baduha randevu, ariko iwawe mu ijoro nta randevu duha. N'ubu ngubu tugezeyo, ubu niko ijambo ryawe rivuga ngo twicaranye nawe mu buryo bw'umwuka mu bwami bwo mu ijoro. Iyo iwawe mu ijoro Yesu Mwana muri njye yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka inyenyeri, agakomanga urugi ashaka kureba Imana. Aravuga ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Natwe ku bw'aya masengesho turambuye hejuru ibiganza byacu, turagushimiye kuri Imana yacu, kandi turagushimira ko uzadukura mu isi, turagushimira ko uzatuvana mu isi ukatugeza iyo badapfa, ukatugeza iyo ruswa zitaba, ukatugeza aho abantu batagenda imodoka zitandukanye, ukatugeza aho abantu batadusaba gukodesha, ukatugeza aho abantu batadusaba kurya, aho badatanga imisoro. Imana ikadutandukanya n'ibyo, ikatwambura umubiri upfa, ikazatugeza mu bwami budapfa. Itorero ry'i Remera turavuze ngo ushimwe ko uzabigenza gutyo, turavuze ngo ushimwe ko uzatugenza gutyo, kandi ubishimwe ko uzabikora. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Twakire Serine n'umutware we baze bashime. Serine n'umugabo we baze bashime. Mushireho iyi mikrofone ya Sanfil. Aba kuri tekinike mushireho Sanfil. Ese ashimwe. Turabaramukije mwese. Uyu mwanya rero dushaka gushima Imana, uburyo Imana ari nziza, uburyo ari Imana ifasha abana bayo kuva mu ntangiriro, kuva umuntu yamurema kugeza byose birangiye. Duhagaze hano nge na madamu, nge nitwa Jean Pierre, irindi ni Byukusenge, nawe yitwa Serine Uwimpuhwe. Twakoze ubukwe ku itariki 3 z'ukwa 12. Turashima Imana rero uburyo yabanye natwe ikadufasha mu gutangira kwa projet de mariage kugeza irangiye, kandi yadukoreye ubukwe bwiza, turayishima pe. Ikindi Imana ikoresha abantu n'itorero iba yararemye, itorero ni iryayo. Turashima itorero uburyo mwatubaye hafi, turashimira chorale
sheri aririmbamo muri korali nziza. Yankunda kuvuga ngo muri abana beza, ariko n'abapapa n'abamama barimo mwese muri beza cyane. Twarababonye rero, turabashimira kandi dushimiye Imana. Namwe mujye mushima Imana, byose ibi bifite mu kiganza cyayo. Murakoze. Haleluya. Tunejejwe no gushima Imana muri iki gitondo. Imana yabanye natwe dukorera ubukwe bwiza. Imana ishimwe. Barakoze. Mwasubira mu myanya yanyu niba nta kindi. Imana ikora ibitangaza, kandi bitangaza abasanzwe batangara. Rero abadatangara bo batangazwa nuko badatangara. Rero mu nkunde twakire korali Rayon baze baririmba indirimbo imwe dutanga amaturo yishimwe. Ntabwo amaturo ari ikiguzi, ahubwo ni ikimenyetso cyerekana kuzirikana ibyo Imana yakoze. Ni symbol, n'akantu gato gato, kuko nta kiguzi wabona wishyira Imana kubona waryamye ugakanguka. Nta giciro gihari, nta giciro gihari. Kuba duhumeka, nigeze kujyana umwana kwa muganga bamushyira kuri bomboni amaraho amasaha 2, banca 80,000 na hanyuma ndeba imyaka maze mpumeka Imana itaranyishyuza, ntacyo twabona tuyiha. Ariko mureke dushime n'ikimenyetso gitoya cy'uko Imana yatugiriye neza. Shimwe. Ari ikintu ngira ngo twivuganireho muri iki gitondo n'abandi baza. Iyi minsi turimo abantu basigaye bacuranga neza cyane, uburyo rimwe na rimwe turirimba ntitwumve n'ibyo turi kuririmba, kubera uburyohe bw'injyana. Ahantu hose umuntu wese asigaye azunguza umutwe, undi akazunguza urukweto, biraryoshye. Ariko ndifuza ko twajya twunumva neza ibyo turirimba, kugira ngo ubwo azaza tuzamubone. Ibintu byose turirimbye twumva buri wese arimo, ariko ibyo bidusaba ntitubikore. Ndakwifuriza kandi nanjye nifuriza kugira ngo ibyo bintu bizatubeho. Amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba. Ugazaza zahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba. Zahamagara amazina yawe bose. Ndakwifuriza nawe kuzaba urimo, nanjye ndifuza kuzaba ndimo. Nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba. Ugazaza ahamagara amazina yawe bose, mu gitabo cy'ubugingo, nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba.
bera bazaba bavuye mu isi baruhutse imiruho yo mu isi bazakirwa n'umukiza wabacunguye bazishima ibyishimo by'iteka ubwabera bazaba bavuye mu isi baruhutse imiruho yo mu isi bazakirwa n'umukiza wabacunguye bazishima ibyishimo by'iteka ubwabera bazaba bavuye mu isi baruhutse imiruho yo mu isi bazakirwa n'umukiza wabacunguye bazishima ibyishimo by'iteka mbega ikaze bazahabwa mbega ishimwe rizahaba amakamba azambarwa mu ijuru ubwiza bwaho buzanyura abazabayo mbega ikaze bazahabwa mbega ishimwe rizahaba amakamba azambarwa mu ijuru ubwiza bwaho buzanyura abazabayo tuzakirwa n'abamarayika imirimo iduherekeje twishimire ubuzima bushya bw'iteka umwana w'Imana yishimira umugeni we ubwiza bwaho buzanyura abazabayo tuzakirwa n'abamarayika imirimo iduherekeje twishimire ubuzima bushya bw'iteka umwana w'Imana yishimira umugeni we ubwiza bwaho buzanyura abazabayo mbega ikaze bazahabwa
Yesu databuja nzamukorera ntacogora kwiza ubuntu n'urukundo amfitiye maze imirimo yo mwisajyama ninyirangiza aza mpamagara ngeze mw'ijuru Yesu databuja nzamukorera ntacogora kwiza ubuntu n'urukundo amfitiye maze imirimo yo mwisajyama ninyirangiza aza mpamagara ngeze mw'ijuru ukazaza zahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. zacuranga inanga yanjye umwami Yesu yambikiyeyo nzagendagendana n'abariyo muri ya mihanda y'izahabu zacuranga inanga yanjye umwami Yesu yambikiyeyo nzagendagendana n'abariyo muri ya mihanda y'izahabu zacuranga inanga yanjye umwami Yesu yambikiyeyo nzagendagendana n'abariyo muri ya mihanda y'izahabu mbonye neza yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza tuzabonayo mbonye neza yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza tuzabonayo tuzakimbagirana n'umwami Yesu turirimba indirimbo z'abanesheje tuzakimbagirana n'umwami Yesu turirimba indirimbo z'abanesheje. igituma tunezerewe nuko tuzi abacaho bari nitugerayo tuzababona ari bazima duhoberane igituma tunezerewe nuko tuzi abacaho bari nitugerayo tuzababona ari bazima duhoberane mbonye neza yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza tuzabonayo mbonye neza imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza tuzabonayo tuzakimbagirana n'umwami Yesu tuzaririmba indirimbo z'abanesheje tuzakimbagirana n'umwami Yesu turirimba indirimbo z'abanesheje.
dusohorayo tubonye abo twari twarabuze tuzahanagurwa amarira yose twarishijwe no gutandukana nitugera mu bwami dusohorayo tubonye abacu twari twarabuze tuzashira agahinda tuzahanagurwa amarira yose twarishijwe no gutandukana kandi nitugerayo kandi dusohorayo tubonye abo twari twarabuze tuzanagurwa amarira yose twarishijwe no gutandukana mbonye neza yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwami mbonye neza barishimye itagereranywa mbonye neza haleluya itagereranywa n'ubwiza bw'ubwami haleluya turirimba indirimbo z'abanesheje tuzakimbagirana n'umwami Yesu turirimba indirimbo z'abanesheje turi ku iherezo turimo gusiganirwa kuri gakondo nyuma zigacura ibihe zikajya muri gakondo aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta babona irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha hanyuma ndagira ngo mbahe itangazo nubwo umwanya w'amatangazo utaragera yuko isi izashira nyine ushingiye kuri style wambaye ntabwo wabyumva n'imodoka nziza ugendamo n'amafaranga uhembwa ariko ndagira ngo dushime Imana izadukura inaha mu isi ndagira ngo dushime Imana izagutandukanya n'akazi keza ukora inaha mu isi mugatandukana ndagira ngo dushime Imana izagutandukanya na style nziza wambaye izagutandukanya nayo ugapfa ukabora style ikabora ubugingo bugataha iwabo abanyumvise haleluya ibi turabivuga abantu bakagira ngo na amateshwa abantu mwe bakabitesha agaciro ariko nta muntu n'umwe urupfu rurakomangira ngo arubwire ngo subirayo nta n'umwe kandi
imodoka nziza Imana yateguye izatwara umuntu imukuye mu isi ni urupfu. Kandi icyo mbikundira ntirugurwa amafaranga, ntiruhabwa ruswa. Imana ishimwe yuko yemeye ko bigenda gutyo. Iyo ruza ko rugurwa amafaranga, abantu mutayafite mwari kuba mugize ibyago. Ubwo ari kujya rukomanga kwa boss akarukubita miliyoni rukakujyana. None iyo rukomanze ntirurebe etaje, ntirureba V8, ntirureba amashuri, ntirureba ikintu na kimwe. Iyo ruje kandi aho rugusanze niho ugiramo. Iyo rugusanze muri dushe, iyo modoka uyigiramo muri dushe. Ntirureba ngo amazi ari haramanuka hejuru, ntirureba ko wiyuhagira konje nashyushye, rurakujyana. Abemera ibyo haleluya. Kandi ibi mbabwiye byumvwa n'abajyayo. Iyo tubahugura ngo abantu mwitwara uko ijuru rishaka, mwumva ari ibintu by'ibiturage. mwumva ari ibintu by'ibiturage. Iyo tubivuga muturiwa nk'abantu b'injiji, abantu batazi ibigezweho. Ariko ndagira ngo dushimire Imana izadukora inama mwiza. Muri ibyo yavuze ngo bamwe muri abo banyamahirwe ngo bagize gute, babaciye ibihanga. Reba umuntu w'umunyamahirwe bakamuca igihanga. Mu bwenge bwa kimuntu ntibyumvikana, ariko mu bwenge bw'Imana ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi bateka mu mavuta, abandi babarundaho amabuye. Yavuze ngo babonaga irembo riri hafi, ngo kandi gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane. Bibiliya ikavuga ijambo rikomeye, Bibiliya ikavuga ijambo rikomeye, ngo barinze bapfa batarahabwa ibyasezeraniwe. Bibiliya ngo nicyo gituma Imana itagira isoni zo kwitwa Imana yayo. Bagiye V8 batayikandagiyemo, ariko Imana ni Imana yawe. Torero ndagira ngo dushime Imana izadukura inaha mwisi. Abanyumvise haleluya. Dushime Imana ko izatuvana inaha. Niryo shimwe tugiye gushima. Uyishimire ko izagutandukanya na diplome nziza ufite, na titre ikomeye ku isi ufite, na titre ikomeye ku isi ufite. Uyishimire ko izagutandukanya, uyishimire ko izagutandukanya n'igitanda cyizurara ukaryama mu gitaka, inyo zikakurya ukabora. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ari ryo ubihimbye. Ndagira ngo muhaguruke dushime Imana mu isengesho duhagaze. Mwe kujya mushima ibintu by'inaha, mwe kujya mushimira Imana iby'inaha gusa, oya. Ntimukayishimira iby'inaha gusa, mujye murenza amaso iby'inaha murebe n'ibyo mu ijoro. Ntabwo ubutumwa bwiza buvugwa uko amarangamutima yacu abishaka, oya. Ikintu cyatumye Yesu aza ku isi, niko Yohana yavuze 10:10. Yaravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kujya gute no kurimba. Yesu aravuga ngo ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, kandi zibone ubungana gute bwinshi. No, c'est pas, ntabwo ari amazu menshi, ni ubugingo bungana gute abonetse nta kibazo. Ariko ye kuboneka amazu ye kuba menshi, amafaranga ye kuba menshi, ngo ubugingo bube bukeye. Igiteye ikibazo rero nuko Imana ibiduha ubugingo bukagabanuka. Kubw'iyo mpamvu rero nta kintu Imana itakwambura ngo ubugingo bube bwinshi. Imana iduha ubugingo mu izina rya Yesu. Bana turagushimiye, turagushimiye ko uzadukura mu isi. Iyo dushatse serivisi mu isi baduha rendezvous, ariko iwawe mu ijoro nta rendezvous duha. N'ubu ngubu tugezeyo, ubu niko ijambo ryawe rivuga ngo twicaranye nawe mu buryo bw'umwuka mu bwami bwo mu ijoro. Iyo iwawe mu ijoro Yesu mwana, muri njye yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka inyenyeri, agakomanga urugi ashaka kureba Imana. Aravuga ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Natwe kubw'aya masengesho turambuye hejuru ibiganza byacu, turagushimiye kuri Imana yacu, kandi turagushimira ko uzadukura mu isi.
turagushimira ko uzatuvana mu isi ukatugeza iyo badapfa, ukatugeza iyo ruswa zitaba, ukatugeza aho abantu batagenda imodoka zitandukanye, ukatugeza aho abantu batadusaba gukodesha, ukatugeza aho abantu batadusaba kurya, aho badatanga imisoro. Imana ikadutandukanya n'ibyo, ikatwambura umubiri upfa, ikazatugeza mu bwami budapfa. Itorero ry'i Remera turavuze ngo ushimwe ko uzabigenza gutyo, turavuze ngo ushimwe ko uzatugenza gutyo, kandi ubishimwe ko uzabikora. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Twakire Serine n'umutware we baze bashime. Serine n'umugabo we baze bashime. Mushireho iyi mikrofone ya Sanfil. Aba kuri tekinike mushireho Sanfil. Ese ashimwe. Turabaramukije mwese. Uyu mwanya rero dushaka gushima Imana, uburyo Imana ari nziza, uburyo ari Imana ifasha abana bayo kuva mu ntangiriro, kuva umuntu yamurema kugeza byose birangiye. Duhagaze hano nge na madamu, nge nitwa Jean Pierre, irindi ni Byukusenge, nawe yitwa Serine Uwimpuhwe. Twakoze ubukwe ku itariki 3 z'ukwa 12. Turashima Imana rero uburyo yabanye natwe ikadufasha mu gutangira kwa projet de mariage kugeza irangiye, kandi yadukoreye ubukwe bwiza, turayishima pe. Ikindi, Imana ikoresha abantu n'itorero iba yararemye. Itorero ni iryayo, turashima itorero uburyo mwatubaye hafi. Turashimira chorale Sheri aririmbamo, muri chorale nziza. Yankunda kuvuga ngo muri abana beza, ariko n'abapapa n'abamama barimo mwese muri beza cyane. Twarababonye rero, turabashimira kandi dushimiye Imana. Namwe mujye mushima Imana, byose ibi bifite mu kiganza cyayo. Murakoze. Haleluya. Tunejejwe no gushima Imana muri iki gitondo. Imana yabanye natwe dukorera ubukwe bwiza. Imana ishimwe. Barakoze. Mwasubira mu myanya yanyu niba nta kindi. Imana ikora ibitangaza, kandi bitangaza abasanzwe batangara. Rero abadatangara bo batangazwa nuko badatangara. Rero mu nkunde twakire korale Rayon baze baririmba indirimbo imwe dutanga amaturo yishimwe. Ntabwo amaturo ari ikiguzi, ahubwo ni ikimenyetso cyerekana kuzirikana ibyo Imana yakoze. Ni symbol, n'akantu gato gato, kuko nta kiguzi wabona wishyura Imana kubona waryamye ugakanguka. Nta giciro gihari, nta giciro gihari. Kuba duhumeka, nigeze kujyana umwana kwa muganga bamushyira kuri bomboni amaraho amasaha 2, banca 80 na hanyuma ndeba imyaka maze mpumeka Imana itaranyishyuza, ntacyo twabona tuyiha. Ariko mureke dushime n'ikimenyetso gitoya cy'uko Imana yatugiriye neza. Karibu korali muririmba dutanga amaturo yishimwe. Yesu abahe umugisha. Yes.
watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso watubereye ibyiringiro Yesu we watubereye ibyiringiro unambara watubereye ibyiringiro ugiye cyubwihebe watubereye ibyiringiro ugiye cyagahinda watubereye ibyiringiro ugiye cyamarira watubereye ibyiringiro uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso watubereye ibyiringiro umutima wanjye uziratiteka zahimbaza uwiteka iminsi yose ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye uwiteka niwe umutima wanjye uziratiteka imana yacu imirimo yakoze ni myinshi nimuze murebe kugira neza kwayo nimuze murebe ineza itugirira imana yacu imirimo yakoze ni myinshi nimuze murebe kugira neza kwayo nimuze murebe ineza itugirira zibutsa abantu imirimo yakoze zibutsa abantu imirimo Imana yakoze zibutsa abantu kugira neza kwayo zibutsa abantu imirimo yakoze n'ukuri twebwe abari kure yatugaruje imbabazi ze atwegeza hafi kubw'urukundo atugira abana b'isezerano turabaragwa mu bwami n'ukuri twebwe abari kure yatugaruje imbabazi ze atwegeza hafi kubw'urukundo atugira abana b'isezerano
turabaragwa b'ubwami. Imana yacu imirimo yakoze ni myinshi, nimuze murebe, nimuze murebe kugira neza kwayo, nimuze murebe ineza itugirira, nimuze murebe ineza itugirira mu buzima bwacu bwa buri munsi, nimuze murebe ineza itugirira, nimuze murebe ineza itugirira. tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Reka nsabe Dione aze asenge, hanyuma twakire umwigisha, twumve ijambo ry'Imana. Yesu abahe umugisha. Ninjia hera cyane Yesu yaneguriye, moranywa amazi meza y'isoko idakama, manuniyo y'iminsi yose wa mutima w'Imana, negerere yahera cyane, nishiye hera cyane Yesu yaneguriye, moranywa amazi meza y'isoko idakama, manuniyo y'iminsi yose wa mutima w'Imana, agerere hera cyane. Mwami Imana yacu, Mana y'imbaraga nyinshi, tugushimiye igitondo cyiza watwemereye kuramuka amahoro. Turagushimiye Mwami Imana yacu yuko watwemereye kubaho, ntiwadusiga ntiwadutakure, ahubwo uravuga ngo mu gicucu cy'umwijima, ahangaha mu isi y'umwijima ntibizakunda yuko umwana w'umuntu ajya kure ngo yibagirane. Wateguye ijambo rikomeye rizavugwa muri iyi si. Yohana arabisobanura neza, aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo uwo nguwo yari Imana, yahoranye n'Imana, mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. None iryo jambo ryarerekanwe muri iyi si, turagushimiye yuko tugendana naryo, turagushimiye yuko tubana naryo umunsi ku munsi. None Kristo, ubwo watubashishije iryo jambo rikatwihishurira tukamenya Imana ishobora byose, turagushimye. Igitondo cy'uyu munsi niwivuge nyaguhora ku ngoma, mu izina rya Yesu. niwivuge amatwi yaragukeneye akumve, niwivuge abantu Umwami Imana yacu bongere bumva Imana ishobora byose, ubwiza bw'Imana bwongere bugaragare mu mitima yacu. Abakeneye guhumurizwa n'Imana bumve ihumure rituruka ku Mana, bakeneye guhozwa amarira n'Imana bumve ikiganza kibakoze ku maso bahanagurwa amarira. Abarimo baratwazwa igitugu n'ibyaha, Mwami ubaruhure umutwaro w'ibyaha. Turagushimira. Niba Kristo atarazutse, ibyo twizera byaba bipfuye ubusa, ariko Kristo yarazutse, niwe muganura wabasinziriye. Turagushima kuko iryo jambo ryabashije kudusobanurira rwose yuko iyi si irimo irashirana no kwifuza kwayo. Twemerere Kristo tumenye neza ibyo ushaka. Mugaragu wawe
wamukoresheje imyaka itambutse myinshi, none n'uyu munsi uremeye ngo agukorere. Mwemerere mwami Imana, umukorere mu mavuta adasanzwe, amavuta y'iki gitondo, amavuta mashya utanze none ahangaha. Mugaragu wawe abari yakoreramo, maze natwe mwami duhe guca bugufi rwose, tukumve uganira natwe. Urakoze kuri kumwe natwe, tugukomeye amashyi Imana yacu, tugukomeye amashyi kuko ari we imbaraga zacu, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dushimiye Imana iduhaye ibihe byiza byo kuba mu materaniro y'abera. Ndagira rero ngo twihute dusome ibyanditswe byera mu gitabo cy'indirimbo za Salomo, ibice ni 2, umurongo ni uwa 2. Igitabo cy'indirimbo za Salomo, ihute, ni igitabo kiba hirya y'imigani, ntabwo kijya kiruhanya kukibona. Turasozereza mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 19 duhereye ku murongo wa 6. Kadusome ku bahageze. Igitabo cy'indirimbo za Salomo ibice 2 umurongo wa 2, ni imvugo y'umukwe. Iravuga ngo nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Amen. Nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Imana ishimwe. Mu gice cya 19 cy'ibyahishuriwe Yohana, ibyanditswe biravuga ngo numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, uko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Murongo w'9 arambwira ati, andika uti, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati, ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. Ndagira ngo tuvuge ijambo rikuru y'ubutumwa bw'uyu munsi nahawe kugushyikiriza. Ni ubukwe bwa Kristo n'itorero. Tumaze iminsi twumva ijambo ry'Imana, ko Imana yagiye ishaka kutugaburira, ariko uyu munsi iragira ngo wongere wibuke ko hari ubukwe Kristo agiye gukorana n'itorero, ari ryo mugeni we. Bene data, mbere yuko ninjira mu ijambo nyamukuru tumaze kubabwira ry'ubukwe bwa Kristo n'itorero, nifuje ko mbanza nkavuga gatoya kuri iki gitabo cy'indirimbo za Salomo. Iki gitabo ni kimwe mu bitabo 5 bigize itsinda ry'ibitabo by'ubwenge n'ubuhanga. Muri Bibiliya igizwe n'ibitabo 66 bigiye biri mu matsinda, ariko iki ngiki cy'indirimbo za Salomo kiri kumwe n'igitabo cya Yobu, icya Zaburi, icy'imigani,
icy'umubwiriza n'iki ngiki cy'indirimbo za Salomo. Ibyo bitabo uko ari bitanu ni ibitabo by'ubuhanga kandi ni ibitabo byuzuye ubwenge bwinshi Imana yigaragarijemo, izina ry'Iteka nirishimwe. Iki gitabo rero ijambo rikuru ryacyo ni urukundo. Niyo mpamvu abantu benshi bajya bakiyoberamo bakakisobanurira uko batekereza, bigendanye n'irari ry'abantu, ubundi bigendanye n'imibereho y'abashakanye n'abazashakana. Benshi bakakiyoberamo uburyo bwinshi, ariko kivuga urukundo. Uru rukundo ruri muri iki gitabo ni urukundo rwanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Sifa kwa Bwana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16, ibyanditswe biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urwo ni rwo rukundo rwuzuye muri iki gitabo. Nusoma ibyanditswe muri iki gitabo uhereye kutangira kugeza ku iherezo, teme centrale, ijambo nyamukuru ryacyo ni urukundo, ariko urusi urukundo rw'abantu, ni urukundo rw'Imana rwatumye Imana yohereza umwana wayo w'ikinege. Yohana amaze gusaza, ageze mu zabukuru, yanditse inzandiko 3, ariko muri rumwe arandika ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Arabishimangira avuga ngo si ukubyitwa gusa, niko turi. Sifa kwa Bwana. Turi abana b'Imana. Pawulo arandika avuga ngo uko tuzamera ntibirerekanwa, ariko niyerekanwa tuzasa nawe, icyo gihe tuzamureba uko ari. Yohana nawe abisubiramo. Ndavuga urukundo rw'Imana twaboneye muri Kristo Yesu nirwo rugize iki gitabo. Iki gitabo rero kibanda ku rukundo Kristo akunda itorero, akunda umugeni we. Niyo mpamvu abayuda iyo bakiririmbaga cyangwa baririmba indirimbo zo muri iki gitabo, n'uyu munsi baba bibuka cyane uko yabakuye mu Egiputa, bakavuga urukundo bakunda kugeza ubwo ibarutisha andi mahanga. Iyo rero baririmba muri iki gitabo cy'indirimbo za Salomo, bo ntibabireba nk'uko abantu benshi babireba, babirebera mu rukundo Imana yabakunze. Kuba kirisitu, iyo tusoma iki gitabo tukaririmba indirimbo zo muri cyo, nta kindi cyo kurebwa keretse kureba ko Yesu yadukunze urukundo rukomeye. Ibyanditswe biravuga ngo nguwo nguwo ntabwo yabonye ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, yambara akamero k'umugaragu w'imbata, aza mu isi. Uru ni rwo rukundo ruri muri iki gitabo cy'indirimbo za Salomo. Biravuga ngo rero ntukigere na rimwe ugisoma ngo ugisobanure uko imyumvire yawe iri cyangwa uko ibitekerezo byawe byibwira. Ujye usoma handitse umukwe umenye ngo uyu ni Kristo uri kuvuga. Nusoma handitse umugeni umenye ngo ni itorero riri kuvuga. N'umurokore wakijijwe uri kuvugana n'umukwe. Zina ry'Uwiteka nirishimwe. Kubera rero ko ari amagambo y'urukundo, nicyo gituma bigenda bikagera mu byahishuwe, bikavuga ngo twishime, tunezerwe, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Ntabwo biguma mu rukundo rw'abantu, birazamuka bikaba urukundo Kristo akunda itorero. Kubw'iyo mpamvu hagiye kurema ibirori by'igitangaza. Uru rukundo rugasobanura yuko Yesu yaje kurambagiza umugeni mu isi, atanga inkwano ikomeye, inkwano y'amaraso ye, kandi
rukagaragaza yuko itorero ari ryo mugeni wa Yesu rinyuzwe n'iyo nkwano twakowe y'amaraso ye. Mushimira Imana, Yesu yaje kurambagiza asiga koye. Amaze kudukwa yarazamutse ajya mu ijuru. Hanyuma rero azagaruka agaruwe no gukora ubukwe bw'igitangaza bw'akataraboneka. Muri ubwo bukwe bene data bakundwa buzatahwa n'abakijijwe neza. Bibiri banga banduye imitima ntibazabubamo. Ubwo bukwe buzatahwa n'abamarayika b'ibyiciro bitandukanye. Ariko katuvuge ngo muri ubwo bukwe abanduye imitima ntibazabugeramo. Yesu rero aha yararika abantu ngo bemere baze, bemere invitation baze muri ubwo bukwe. Ubukwe bwose aho buva bukagera bugirwa n'abantu, bukagirwa n'ibihe n'uruhererekane rw'ibikorwa bibukorwamo. Ubwa mbere bugirwa n'abatumirwa. Umwami Yesu yaciye imigani yerekeza kuri ubu bukwe tuvuga, ariko avuga yuko habaho abatumirwa. Abagabo bagiye bakora amakwe bagatumira, bamwe bakitabirwa ubundi ntibwitabirwe. Mwarabyumvise mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo na Luka, mwarabyumvise. Kabiri, ubukwe bugirwa n'umukwe n'umugeni. Ubu bukwe bwa Yesu azabwiberamo. Cya gatatu nihuse, habamo n'umwanya wo gutarama. Rero mu birori by'Abisiraheli bakoraga ubukwe ariko bagatarama. Kavuge rero kuri iri jambo twasomye rivuga ngo ntakarungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bandi bakobwa. Iyi ni imwe mu ndirimbo 1005 Salomo yaririmbye. Uyu munsi ayiririmba yari yacyuje ubukwe, yari yashingiwe n'umugore w'inkundwakazi cyane witwa Abisage w'Ishunemu. Muri ibyo birori rero mu ruhererekane rw'ibikorwa hari hatumiwemo abantu benshi. Murabyumva namwe ubukwe bw'umwami Salomo. Hanyuma bigera ku mwanya w'igitaramo. Muri icyo gitaramo nibwo Salomo yahagurutse araririmba. Haleluya! Araririmba aravuga ngo nk'akarungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bandi bakobwa. Hari ihame ry'uko umukwe ahaguruka akarata umugeni we, akavuga ubwiza bwe n'impamvu yamukunze, n'umugeni akaza kuvuga ibwiza bw'umukwe n'impamvu yamwemeye. Muri ubu bukwe rero niho Salomo yaririmbye avuga kuri uyu mugeni we, aravuga ngo nk'akarungu mu mahwa niko umukunzi wanjye amera mu bandi bakobwa. Yavugaga rero mu busobanuro bwa Bibiliya n'ubuhanuzi byaravuga ngo Yesu azahaguruka, haleluya, azaturirimbira, ariko azavuga icyo yadukundiye, ariko azavuga icyo yadutanzeho, kandi azaririmba. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Nihuse kavugiye karungu. Karungu, karungu ni iki? Karungu ni agati gatoya kajya kugira umubyimba nk'uw'urugozi, urugozi rw'ikijumba, ariko ko ntabwo karanda, ahubwo gakura gahagaze nk'ibiti. Ariko aka gati kakagira ibintu bitari bike. Icya mbere, gakurira mu mahwa. Ni agati kitwa karungu gafite uwo mubyimba mutoya, ariko gakura kajya hejuru. Ariko aho kari hose niyo wakatera hano, ubwo uwo mwanya amahwa aturuka hirya no hino akaza kakabaho. Ni ukuvuga rero gakurira mu mahwa. Muri uko gukurira mu mahwa arakaniga. Mwami Yesu yigeze avuga ku mbuto z'umubibyi, avuga izatewe mu mahwa. Izo ngizo ngo zarameze,
ariko amahwa araziniga. Umurimo we ni ukuniga urubuto rwose rw'umumaro. Hanyuma rero aka gati gakurira mu mahwa, aho kari hose kabishaka katabishaka, amahwa araza kakaniga. Uko kagenda kazamuka amahwa arakaniga, ariko kakaba agati keza kazi kwicisha bugufi, kakemera kakiyorosha, amahwa kakajya hejuru, ariko kakayacamo kakongera kakazamuka. Aka gati ntabwo kameze nk'iyi nkingi. Ubu iyi nkingi ushatse ngo yihine wayimena ikanga kugeza ubwo uyirandura, ariko aka gati ka karungu kuko kakurira mu mahwa kaza uburyo kabyitwaramo kugeza ubwo gatanga umusaruro wako. Karungu nako gati nababwiye, ariko kakagira impumuro nziza. Kagira indabo zigera ku mabara atatu, habamo iry'umweru, iry'umutuku n'iry'umuhondo. Ariko aka gati iyo kamaze kurabya kandi kari muri ayo mahwa kagora, izo ndabo zako ni nziza cyane. Niyo uzirebye wari urushe mu mutwe wumva ko uruhutse. Izi ndabo za karungu zikagira impumuro nziza. Yesu ashimwe. Iyi mpumuro nziza igatuma gakundwa cyane ku buryo aho gateye iyo watambutse wumva hari impumuro nziza. Aka gati kandi kagira imbuto nziza, imbuto ziryoshye, imbuto z'umumaro. Izi mbuto nizo zanditse mu Bagalatiya. Nihuse aka gati kavamwo amavuta meza. Aya mavuta afite ubushobozi bwo komora ibikomere, bwo komora inguma. Aya mavuta y'aka gati agira imbaraga cyane iyo ageze ku muntu wakomeretse no ku muntu wazahaye. Aya ni amavuta ya karungu. Uyu muririmbyi rero Salomo mwiyerekwa mu buhanuzi araririmba, aravuga ngo nka karungu mu mahwa. Karungu ishobora kwihanganira mu mahwa. Karungu ifite impumuro nziza. Karungu ifite indabo nziza. Karungu ifite amavuta. Karungu ifite imbuto. Ngo nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye amera mu bandi. Bivuga iki? Iyi karungu bisobanura ngo ni itorero. Itorero riri mu ngorane nyinshi, rica mu makuba menshi, mu bigeragezo bikomeye. Ntibigombera ngo rijye kubishaka, ahubwo nk'uko amahwa aza agashaka aka gati, ni nako itorero rya Kristo rishakishwa n'intambara n'amakuba n'ibigeragezo. Bikanavuga ngo kandi niko umukuri ameze. Nawe yakijijwe neza, ibigeragezo ntajya kubishaka kure, ntanagombera kubishaka. Nibyo bimushaka. Bimushaka yaba asinziriye, bimushaka yaba akize, bimushaka yaba akennye, bimushaka arwaye, bimushaka ari muzima. Mu cyiciro cyose upfa kuba ukijijwe, ibigeragezo biragushaka. Umurokore mwiza agira impumuro nziza. Niko Billy Graham yaririmbye mu ndirimbo ya 363 yaririmbye ngo Yesu ahumura neza kuruta uburabyo bwose. Umuntu wakijijwe neza abereye impumuro isi, abereye impumuro abantu. Uwo kandi ahumura atari no muri ayo mahwa. Ntabwo ati impumuro ye kubera ko yagiye mu mahwa, kubera ko ari mu ngeragezwa, kubera ko ari gukubitwa, kubera ko ari mu makuba menshi. Aka gati gasobanura itorero, kagasobanura umurokore mwiza. Gafite imbuto
zidahungurwa nuko amahwa yakabanye menshi. Izi mbuto zanditse mu Bagalatiya ibice byaho 5:22 biravuga ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ukwihangana, ni ukwirinda, n'izindi zose. Umurokore wakijijwe ari kugeragezwa, bamukomeye akaruru, abantu bose bamuvuyeho, yewe ari mu bintu biri nk'amahwa arenze uko umuntu yavuga, aguma kwera imbuto, ntarambika hasi, ahubwo arakomeza. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo komeza icyo ufite. Uri no muri ayo mahwa, uri no muri ayo makuba, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara imbuto zawe. Hari abantu bagiye mu ntambara ariko bakagumana imbuto. Pawulo yandika aravuga ngo niba abantu birata ko ari abayuda, njyewe ndabarusha, mbarusha guca mu makuba menshi, mbarusha gukubitwa inkoni, mbarusha guca mu nzuzi amata akamenekeraho. Aravuga ngo ndabarusha, mbarusha kujya mu nzu y'imbohe mporwa Yesu. Ariko ntiyigeze atakaza imbuto. Mu Kristo gumana Yesu, wirinde guta impumuro yawe, kandi ukomere muri ibyo bigeragezo, ugumane imbuto ntizihungukeho na rumwe. Yesu nashimwe. Kindi umurokore mwiza afite umusaruro kandi afite amavuta. Ayo mavuta ni umwuka wera. Uyu mwuka wera yomora ibikomere byo mu mutima. Uyu mwuka wera ahindura ibyanze guhinduka mu muntu. Uyu ni mwuka wemeza umuntu ko ari umunyabyaha. Uyu ni wo mwuka uhindura akaguhindura icyaremwe gishya. Uyu mwuka ni wo mwuka ukuremamwo imbuto z'umwuka wayo. Kubw'iyo mpamvu turakwinginga muri Kristo Yesu, umere nk'akarungu mu mahwa, wihanganire mu bigeragezo, ukomerere mu bigeragezo, ubwami bw'Imana buri hafi. Katuvuge ubukwe bwa Kristo muri uku kugeragezwa no muri aya makuba menshi ayo uri mucamo nonaha. Ibimenyetso byose Yesu yatubwiye biri mu byanditswe byera, birigaragaza, biragenda byerekana ko ari hafi kugaruka. Azagarurwa n'iki? Azagarurwa no gukora ibirori, azavuza impanda. Abakijijwe twese tumusanganire, abasinziriye muri Kristo Yesu, bene data twabanye, twakoranye umurimo, twahamagaranywe, barangije urugendo, basinziriye mu bituro hirya no hino, n'abariwe n'inyamaswa, n'abaguye mu nyanja. Bibiri iravuga impanda izavuga, abo bantu bose bazayumva, nuko bazahindurwa, bazamurwe, bazurwe, natwe bariho duhindurwe. Muri uko guhindurwa rero tuzabana na Yesu, tuzamusanganira mu kirere. Iyo tugeze aha twumva twavuga neza ibihe turimo n'ibyo twegera, ariko tuzabana na Yesu mu myaka 7. Tuzabana na Yesu, azaduhanagura amarira mu cyumba cye, azaduhanagura amarira. Abari mu isi bazabasigaye, abadakijijwe ntibazazuka kuri iyi mpanda, kandi abadakijijwe bazakanguka tutagihara. Abarokore twagiye ababaga mu dini bazavuga ngo barokore bagiye, kuko bo barabizi. Hanyuma rero turi kumwe na Yesu mu cyumba cye, azaduhanagura amarira, azaduhumuriza, tuzabonana nawe. Hanyuma y'ibyo igihe gikwiriye gisohoye, azatwereka data. Kandi muri ibyo birori rero tugiye kuvuga uko imitekerereze y'abantu ibivuga, kandi si y'abantu gusa. Yohana ari ku kirwa cy'i Patimo, aho twasomye, yumva bararirimba, abona barimo baravuga ngo twishime, tunezerwe, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Itorero ririteguye bagenzi. Abakijijwe baragenda, bararyama, barakora, ariko bari maso mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero Yohana atega amatwi, aranitegereza.
yumva bararirimba kandi abona barimo barakora ibyo bakoraga nk'uko twabisomye, ariko barabaza bati bariya abantu ni bande kandi baturutse hehe? Marayika amubaza, Yohana bati sinamenya ni wowe ubizi. Ramubwira ngo ni babandi baciye mu mibabaro baca mu makuba menshi, abangaba ni babandi Yesu yapfiriye. Biravuga ngo muri ibyo birori rero Yesu azahaguruka, haleluya, azaturirimbira. Umukobwa umwe yararirimbye aravuga ati niba azaririmba ikizuru ntabwo mbizi, niba azaririmba sirowe ntabwo mbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko Yesu azaturirimbira, haleluya. Uyu rero uzaturirimbira yiteguye no kudutaramira. Uyu nguyu azatumurikira Imana, ayibwira ati ngaba ngiri torero, ngababona apfiriye, ngababona ameneye amaraso, ngababona koye, haleluya. Hanyuma rero Bibiliya iravuga azatubagira ibibyibushye, azatwakira. Hanyuma y'ibyo tuzamanukana nawe. Niko umuririmbyi yaririmbye, avuga ngo azaza asagawe n'ingabo nyinshi. Abo ni abakijijwe bo mu muzuko wa mbere, n'abahinduwe bakazamuka. Tuzagaruka tuzimana ingoma na Yesu, tuzaba muri cya gitaramo. Jina la Bwana libarikiwe. Ndagira ngo dusenge. Haleluya. Mwene data, mbese none uri karungu iri mu mahwa, ntutakaze impumuro, ntutakaze urubuto na rumwe, kandi ugira amavuta menshi yo kugirira abandi umumaro. Ndakwinginga ngurarika kuboneka mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Yaraje arararika asiga koye. Uyu munsi uwizeye izina rye, inkwano ye y'amaraso yamennye ihita kimuhesha ububasha bwo kwezwa no kuba icyaremwe gishya. Ubika umutwe wawe dusenge. Ndakurarika nawe wemere kuzaba muri ubu bukwe, ubukwe bwa Yesu. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ubika umutwe wawe dusenge. Hari ibiri kuguhanda, hari ibikugoye, hari intambara urimo, ariko n'itorero riri mu zindi kandi zitari ntoya. Ariko turakwinginga ntutakaze impumuro yawe, ntutakaze urubuto na rumwe, kandi ntutamavuta. Haleluya. Ukomere mu mbaraga n'ubushobozi bw'umwami. Umwami Yesu azaturirimbira, umwami Yesu azatumurikira Imana, umwami Yesu azatubagira ibibyibushye. Tuzimana nawe ingoma y'imyaka 1000. Ninde wacikiye intege muri aya mahwa yo mu isi? Ninde amahwa aherutse kujomba, amujomba mugera amutura hasi? Ndagira ngo muri iri teraniro nkwinginge, wowe unyumva uri hano hafi n'abatwumvira kure, mumere nk'akarungu mu mahwa, mugende mwicisha bugufi, mwiyoroshya, mukomera mu byo mwizera, muzamuke murenge ibigeragezo. Ndabinginga bari hafi n'abari kure ngo mwemere ntimutakaze amavuta, ntimutakaze urubuto, ntimutakaze impumuro. Barokore, Yesu ari hafi kuza, agiye kuturemera ibirori. Ibyo birori ni iby'agahebuzo, ni iby'akataraboneka. Umuririmbyi yararirimbye 98 mu gakiza, aravanga abantu bakijijwe bazava mu misozi, abandi bave mu mataba, bose baze bagera imbere y'Imana. Haleluya. Ngwino tubane mu birori bya Yesu. Ninde ushaka kwegera Yesu utari wizera, ariko yumvishira ijambo akaba akeneye kwizera? Uyu nguyu Imana yatumye arambura ukuboko aho ari, abari hafi n'abari kure. Urambura ukuboko uvuga uti nanjye nkeneye kuba muri bya birori, ndashaka kuzaba muri ubu bukwe bwa Kristo n'itorero. Rambura ikiganza cyawe tugusengere mu izina rya Yesu. Nawe wacogoye, nawe wananijwe, nawe amahwa yajombye, nawe ibigerageza byagiriye nabi, rambura ikiganza kuko ibikomere wagize, imbaraga z'amaraso ya Yesu zirabyomora, kandi amavuta akabisiga. Ndakwinginze rero rambura ikiganza,
aho unamye aho dusenga Imana. Haleluya. Rambura ikiganza dusenga Imana. Mana yacu, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane ko waducunguje amaraso, ukemera ko tuba mu buzima bw'ibigeragezo, kandi ukaduha imbaraga zo kugenda tubijya hejuru. Turagushimiye ko waduteguriye ibirori, aho uzaduhumuriza, aho uzaduhanagura amarira, aho uzadutaramira, aho uzatuvuga ibigwi ukavuga uko waducunguye. Turagushimiye abemeye umurariko bose bari muri iri teraniro, n'abari mu ngo zabo, n'abari hirya no hino mu nzira, mu izina rya Yesu hindura imitima, komeza abantu bawe, kiranura abantu bawe, buri wese yiyumvemo ubuntu bwinshi busaga, agende yiteguye ubukwe bwawe, yera yezwa mu byo avuga, mu byo akora, uko yubakaho agende yirinda. Turagushimiye Mana, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Ngira ngo dusengere n'abarwayi twihutishije. Abantu mumaze iminsi muribwa, umubiri warabagoye, aho uri hafi n'abari kure batwumva, turababwira ko Yesu ari umukiza w'indwara zose. Nta ndwara n'imwe Yesu adakiza, niyo yaba imaze imyaka 100 Yesu arayikiza. Ninde urwaye muri iri teraniro? Ninde urwaye uri kutwumva ari hirya? Haguruka aho uri tugusengere mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese mwiza, aba bantu barababaye, buri umwe ku giti cye araribwa n'uyu mubiri. Ndakwinginze imbaraga z'umwuka wera, bwa mbere nizizamure kwizera kwe, zimwubake mw'ibyiringiro by'ukuri Imana ikiza. Ariko kandi mu butware bwawe mw'itorero dusengeye aba barwayi mu izina rya Yesu. Abari kure yaha turabingingiye ubakoreho, bahaguruke mu izina rya Yesu. Abari hafi ubakoreho mu izina rya Yesu. Abarwaye umutwe udakira turabasengeye mu izina rya Yesu, nibakire. Abarwaye ubumuga nibakire. Ababuze uko bagira, barembye, bagowe, bari mu mago yabo, bari mu bitaro, bari hano mu ruteraniro, kora imirimo n'ibitangaza. Umwuka w'imbaraga zikiza abantu bawe bakire, bave mu ngoyi. Ni nako dufashe mpiri abantu barwaye indwara zateye zituruka mu ndaro, turazitwitse mu izina rya Yesu. Abafashwe mpiri n'imyuka mibi yo mu miryango ya karande, turatwitse mu izina rya Yesu. Dutwitse imyuka iva mu bakonikoni, mu bapfumu, mu bashika. Imbaraga z'amaraso ya Yesu mu izina ryawe Yesu zikongore, zitwike, abantu babohoke, bagira umudendezo. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Yesu mwami ni utubaza ati, ninde ntumye mu murima wa? Dore benshi bazimiye, menyesha ubuntu bwanjye Mana yanjye. Unkoze w'ikara ry'umure, Mana yanjye, Mana yanjye. Ntuma muntu w'Imana, umuntu Mana yaravuze ati jye ntacyo ndishobore. Ariko rero ariko ashyuhijwe n'umuri, ati Mana none uzuntu
mana yanjye kara ry'umure mana yanjye mana yanjye numa igihe rero igihe cy'isarura abakozi bose bazataha kandi n'umwami w'abazabaki ababwira ati mwakoze igihe rero igihe cy'isarura abakozi bose bazataha kandi umwami ababwira ati koze neza mana yanjye unkoze w'ikara ry'umuri mana yanjye mana yanjye iyo umugeni amaze kwemera umukwe ziko ariwe bazabana iteka se na nyina mugeni wa Yesu itegure ari hafi yo kuza mu byicaro byiza byateguriwe abamwe erayono muze tugiye gutanga amaturo na kimwe mu icumi iyo umugeni amaze kubigenza gute ko mutavuga ngo abazi ko ariwe bizagenda bite agasiga se na nyina biragusaba kugira ibintu usega kugira ngo uzabane na Yesu tugiye gutanga amaturo na kimwe mu icumi ndetse n'inkunga yo gushyigikira abakene nayo turayitanga mwibuke ko dufite bene data bakennye iri torero dufite umubyeyi wabyaye waheze ku kiriri kubera ko yabuze ikimufasha rero nahawe nanjye Imana ibaha umugisha muririmba indirimbo imwe dufashe bene data bakennye tubatera inkunga ariko kandi dutange na kimwe mu icumi n'amaturo Yesu abaha umugisha karibu buzaba ari ubukwe buruta ubwo mu isi kuko buzataha n'abamarayika abo bazaba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu mugeni wa Yesu witegure ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru byateguriwe abamwizera bose
ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwumvira. Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye ku rwibutso imbere y'Imana. Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byose byazamukiye ku rwibutso imbere y'Imana we. Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye ku rwibutso imbere y'Imana. Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe ibyo byazamukiye ku rwibutso imbere y'Imana. Gusenga kwawe ubuntu n'imbabazi byawe byazamukiye ku rwibutso imbere y'Imana. Amarira yawe ahindutse ibitwenge, amarira yawe byari agahinda bibaye umunezero, ndetse n'uwari ingumba kabyaye karindwi. Uwiteka arabikoze akumaza umubabaro. Amarira yawe ahindutse ibitwenge, byari agahinda bibaye umunezero, ndetse n'uwari ingumba kabyaye karindwi. Uwiteka arabikoze akumaza umubabaro. Ndatangaye rwose, ngiye ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwumvira. Ndatangaye rwose, menye ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwumvira. Ndatangaye rwose, menye ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwumvira. Amarira yawe ahindutse ibitwenge, byari agahinda bibaye umunezero, ndetse n'uwari ingumba kabyaye karindwi. Uwiteka arabikoze akumaza umubabaro. Amarira yawe ahindutse ibitwenge,
barakoze korali elayono. Imana niyo yonyine imara umubabaro w'umuntu, niyo yonyine. Twagize umugisha kubona Pastor David yasanze twamaze kwakirana turuka mu ntara y'Iburasirazuba. Mwadusuhuza Pastor. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma tugeze ku musozo w'iri teraniro rya mbere. Mwabonye ko umushumba atabonetse hano, bari muri ya gahunda yo kubasengera hariya i Nyarugenge. Uyu munsi niho habaye umuhango wo gusengera abashumba b'amaparuwasi yose mu Rurembo rwa Kigali ndetse n'umushumba w'Ururembo rwa Kigali. Uyu munsi iyo gahunda niho yabaye, niyo mpamvu mutabonye umushumba. Hanyuma amatangazo ahari, iki cyumweru gitaha nicyo tuzatangiramo ya gahunda y'ibitaramo bya Noheli. Izatangira kuri 22, ni ukuvuga ni kuwa kane w'iki cyumweru tugiye gutangira. Tuzajya dutangira saa 12 tugeze saa 2, ariko kuwa gatandatu tuzatangira saa 10 tugeze saa 2. Mpamvu tuzatangira mbere, hazaba harimo na gahunda yo gucutsa abana, kandi nk'uko twabivuze kuwa gatanu, yenda batari bahari, itorero rya Remera niryo ryatoranijwe n'ubuyobozi bwa leta. Televiziyo y'u Rwanda izakorera hano kuwa gatandatu. Ni ukuvuga muri icyo gitaramo cya Noheli isi yose izabireba ahangaha. Rero biradusaba kwitegura bwa mbere mu mitima, bwa kabiri no ku mubiri. Ku mubiri mvuga bwa mbere ni ukuzinduka, ntibazaze gukamera ngo bakamere intebe zonyine. Kandi murabizi ko abanyamakuru iyo babonye akantu nk'ako baragafata. Muzihangane rero, muze tuzibe icyuho, kandi ndabizi ko muzabikora. Yesu abaho umugisha. Kabiri, biradusaba dekorasiyo idasanzwe. Niyo mpamvu dusaba abantu mwese b'abahanga kuri dekorasiyo, abantu mwese b'abahanga kuri dekorasiyo, ko mwareba Albert mugafatanya akabayire ku murongo, mufatanyamo gutegura. Kabiri, umuntu wese wifuza ku itorero ryacu by'umwihariko rya Remera ritagibwaho n'igisebo, biragusaba kugira icyo bikoraho. Icyo mvuze ni ugutanga amafaranga. Rero nubona tuguhamagaye cyangwa se nawe umutima ukwemeje, umuntu wese wumva hari ikintu yakora kuri icyo kintu, urumva tugomba kurwana urwo rugamba, kandi ndabizi neza ko tuzarutsinda. Ngenda ndabizi neza ko ariko ko bizagenda neza, ariko bizava mu mbaraga zacu twebwe nk'abanyitorero rya Remera. Birasaba rero ko kuwa gatandatu tubyitegura neza, tukazinduka kare, saa 10 tukaturaha. Amakorari Amahoro ndumva ari mwe muzakora, muzafatanya n'abana muri iyo gahunda. Mwebweho nta bwoba mfite, mwebwe nta kibazo mbafiteho, mwe nta kibazo mfite. Hanyuma rero kandi natwe twese ndabizi ko bizagenda neza, ariko icyo dusaba ni uko abantu tubyitegura. Ariko igikomeye kirimo ni ukuzinduka, kugira ngo abashyitsi bazaze basanga abasangwa duhari. Birumvikana televiziyo niba izaza gukorera aha ntabwo izaza yonyine, hari n'abayobozi, ubuyobozi bwite bwa leta buzaba buri hano mu buryo butandukanye. Rero birasaba ko tuzaba duhari muri uwo munsi. Imana rero ibahe umugisha. Intego izaba iri mu gitaramo cya Noheli, mu bitaramo bya Noheli, izavuga ngo niki ivuka rya Yesu ritwigisha. Luka igice cya 2 umurongo wa 11. Hanyuma kuri 27 mu mpera z'uno mwaka kugeza kuri 31 tuzaba dufite amasengesho. Ntabwo mvuga byinshi, murabyibuka. Tuzaba dusenga, tuzajya twirirwamo, tuzatangira saa 3 tugeze saa 2. Hanyuma kandi hari abigisha bateguwe na Minisiteri y'Abaririmbyi, narebonye ko babiteguye neza, bizajya bigenda neza. Hanyuma muzaze tuzajye dusenga
kandi kuri 31 hazaba igaburo ryera, ntabwo rizaba saa 8 nk'uko bisanzwe, tuzaritangira saa 12 z'umugoroba rigere saa 2. Nyuma ya saa 2 umushumba azafata mikrofone ayobore igitaramo cyo gusoza umwaka. Saa 5:50 nizigera z'ijoro, twese tuzashyira amavi hasi, tuzamura isengesho, dusenge, dusoza umwaka dusenga, twinjire mu wundi dusenga. Iryo sengesho rizatangira saa 5:50, rizasoza saa 6:10, rizamara iminota 20. Ubwo rero babandi mugira ubunebwe mu gusenga, ntabwo nzi ukuntu muzabigenza, ariko ndabizi ko Imana izabashoboza, izadushoboza. Kuko Pawulo yandikiye Abafilipi 4:13 aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo ugira gute. Imana izadushoboza mu izina rya Yesu. Nuko rero gahunda zimeze. Hanyuma ku itariki 20 ndetse na 21 abagabo twese dufite amasengesho yo gusenga twiyirije ubusa, kandi tuzaba dufite abashyitsi. Rero birasaba ko tuzahaboneka. Ni ukuvuga ngo ni uguhera mu gitondo tugakomeza nijoro ryose, tuzajya dusenga twirirwamo ndetse tunararamo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ikindi, hari abantu bajya batuzanira amatangazo, ukaba wicaye nka hariya ukabona umuntu akuzana itangazo ngo untangarize ibi ngibi. Oya, ntabwo ariko bigenda. Iyo ufite ikintu uzatangaza ubitubwira mbere. Gahunda y'icyumweru utitegura ku wa 4, bigusaba ko ku wa 4 utubwira ngo mfite itangazo runaka, tukazaritangaza umushumba abanje kubyemeza, tukareba niba koko ibyo bintu bikwiriye gutangaza, kuko ntabwo ari ibintu byose bivugirwa ahangaha. Rero bene data, mufite ibyo mushaka gutangaza muzajya mutubwira mbere. Nicyo gituma hari amatangazo aza muri gahunda hagati, wicaye mu iteraniro ukabona umuntu akohereje message ngo untangarize ibi. Oya, niba tutabyemeranijwe mbere ngo tubivugane, ntabwo bizajya bikunda. Rero mubitegure neza, mujye muza mubitubwire mbere, hanyuma icyifuzo cyanyu gishyirwe mu bikorwa. Imana rero ibahe umugisha. Ndagira ngo nsabe abadiyakoni baturebere ikibo, dutange inkunga yo gushyigikira Noheli y'abana. Muri kiriya gikorwa cyo gucutsa abana, mu nama Kristo twarabivuganye, muri kiriya gikorwa cyo gucutsa abana hari ubushobozi buzaba bukenewe. Rero turabasaba ko twatanga inkunga yo gushyigikira Noheli y'abana. Mu munsi mukuru w'abana, abana bazatahe banezerewe, abana bazatahe banezerewe. Hari abana kugeza ubu batarabona ubushobozi, iwabo badafite ubushobozi bwo kubadodeshereza uniforme, kandi korari y'abana izaba yambaye uniforme nshyashya. Ibyo byose ni ibintu bikeneye imbaraga z'amafaranga. Rero bene data, turabasaba ko twatanga inkunga yo gushyigikira Noheli y'abana. Nsabe korari Elayono, aho mwicaye aho, mushake igihimbano cy'umwuka mutera dutanga iyo nkunga yo gushyigikira Noheli y'abana. Yesu abaho umugisha. Dutanga inkunga yo gushyigikira Noheli y'abana. Mpamyayu kwizina ryanjye ko mutima we ubwamvu
murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Ku wa gatandatu ejo bundi kuri 24 hano hazabera umubatizo uzatangira isaa moya ugasoza saa 5. Rero muzaze twizihize ibirori by'abana bacu. Reka nsabe uyu witwa Nkezabera Joel na Tuyizere Epiphanie. Joel ni w'Igicumbi, hanyuma Epiphanie ni wa hano i Remera, batambuke baze. Kandi haze Hirwa Ivan na Tuyishime Esther nabo batambuke baze ahangaha. Ndabona mubikoma mutabishaka wanyangwa ntimubisha ntibibashimishije. Abangaba twarabaranze batangiza umushinga w'ubukwe, barabasaba uburenganzira bwo gushyingirwa ku wa gatandatu. Niba nta mpamvu mufite zatuma badashyingirwa, murabemerera bazashyingirwe ku wa gatandatu. Yesu abahe umugisha, muzagire ibirori byiza. Turabasengera mu kanya dusoza. Rero tugeze ku musozo, mwasubira mu myanya yanyu. Reka nakire Mushumba Safari n'ubundi adusengere iryo gutandukana. Twese duhagurutse. Turambura ibiganza dutange intashyo ku bashyitsi bazagaruke mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, wabanye natwe muri iri teraniro, abari hafi n'abari kure wadusuye. Dusabiye umugisha bera aba bose bateranye, bagiye gusubira mu miryango no muri gahunda zitandukanye, ariko turabingingiye ngo ugendane nabo, kuboko kwawe kwiza kube kuri bo, ineza yawe ibomeho, bagende bunguka kukumenya, barwana intambara nziza, bategereza kugaruka ukabana nabo mu birori bategurira. Turagushimiye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Twese hamwe ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bijyane natwe twese, amen.